amen. Tugire gutya Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ngiye kuvuga ibi, hari igihe ntekereza nkavuga nti ariko ko tuvuze ngo turashimira Kristo waduhaye agakiza, nkavuga ngo n'abandi niko babyumvise. Turashimira Kristo waduhaye agakiza. Hanyuma ibi bintu Imana ndashimira Kristo ko twamenye ko Imana ihari, twamenye ko Kristo ahari, twamenye nuko Umwuka Wera hari kandi akora. Kuko hari aho twabaye tugenda mu kigare gusa tutazi ko bibaho. Imana yacu nishimwe. Hanyuma reka korari Imana ibaho umugisha. Nta kintu twamushinja. Se nawe nta kintu wamushinja? Ayiwe, nta kintu twamushinja. Nta kintu twamushinja. Ariko Mana, niba hano mubikunda ntago mbizi, ariko mumfashije mwanyemera tugahaguruka tugafatanya ishimwe rimwe rigari tugatera haleluya. Nari mvuze ngo niba hano mubyemera simbizi, ariko no guhimbaza Imana. Hanyuma mukananyemera tugakomera Imana amashyi, byakunda ababyeyi bakayivugiriza impundu. Murakoze ko muhagurutse. Reka mbare gatatu dutere haleluya tuyikomera Imana amashyi, hanyuma ababyeyi tuyivugiriza impundu. Niko numvise twayishima, ntacyo twayishinja. Imana ibaho umugisha. Kabiri gatatu haleluya. Nyemerera Imana tuyihereza amashyi, ababyeyi bayivugiriza impundu. Uwiteka turagushimiye. Ntacyo twashinja umwami wacu. Ntacyo twashinja umwami wacu. Mana yacu nishimwe. Yesu shimwe. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 22 umurongo wa 31 tugeze kuri 34. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 22 umurongo wa 31 tugeze kuri 34. Imana ibaho umugisha. Luka ibice 22 umurongo wa 31 tugeze kuri 34. Imana ishimwe. Kadusome. Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ariko wowe ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, Mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi. Reka dusome no hirya ku murongo wa 54 mu bice nyine 22. Naho ngaho, naho hafi bice 22 umurongo wa 54. Baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati, baricara. Petero nawe yicara hagati yabo. Umuja amubonye yicaye abona eka nsubire mu 54. Umuja umubonye yicaye ahabona, aramwitegereza, aravuga ati, n'uyu nawe yari kumwe nawe. Arabihakana ati,
mugore simuzi. Hashize umwanya muto undi aramubona aramubwira ati nawe uri uwo muri bo. Petero ati wa muntu we sindi uwabo. Hashize umwanya nk'isaha imwe undi amuhamiriza abikomeje cyane ati ni ukuri n'uyu yari kumwe nawe kuko ari umunyagalilaya. Petero ati wa muntu we icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Akibivuga muri ako kanya inkoko irabika. Mwami Yesu arakebuka yitegereza Petero, nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Arasohoka ajya hanze ararira cyane. Reka dusome byakozwe n'intumwa ibice 4 murongo wa 8. Byakozwe n'intumwa ibice 4 murongo wa 8 naho hirya hafi page 126. Byakozwe n'intumwa ibice 4 murongo wa 8. Kadusome. Nuko Petero yuzuye Umwuka Wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Uvuge ngo amen. Numvise muri iki gitondo Umwuka Wera anyobora kugira ngo twibukiranye kuri ano magambo insanganyamatsiko cyangwa se intego y'akanya tugiye kumarana ahangaha tuganira. Ndagira ngo nongere mbibutse ko Umwuka Wera akenewe. Naho narindi kwerekeza. Natangiye mvuga ngo ndashimira Imana ko twagize amahirwe tukamenya ko agakiza kabaho, ko kandi hariho Imana ishobora byose, ko kandi Umwuka Wera hari kandi imirimo ye igaragara. Turashimira Imana ko ibyo bintu twabimenye. Nza kuvuga ngo hari igihe tutari tubizi, tunihebye, tutazi ikintu twakora, tubuze amahoro, ugashakisha ahantu wayakura ntibikunde. Urya unywa ufite amafaranga, ufite n'inshuti, ariko ntugire amahoro namba. Turashimira Kristo ko mu gufata umwanzuro wo kuza kuducungura, muzi ko yaraje kugira ngo tuzahuze, aca mu mwana w'umuntu, aca mu mumama, avuka nk'abandi bana, akura nk'abandi bana, ariko akura ari umwana udasanzwe. Hanyuma aho agereye mu rwego rwo gutangira gukora umurimo, ahamagara intumwa, hamagara ba Petero n'abandi, bamwemezwaga n'imirimo babonaga akora.
yabahamagara bareba imvugo ye n'ibyabaye mu giterane bakavuga bati kwizera uyu nguyu yatandukanye na buriya bwami twabagamo, bakigumura bakaza bati turemera kujyana nawe, bagasiga byose bakemera turajyana nawe. Icyo gihe bamureba amaso ku maso yabaga ari igisubizo cya byose. Itangiriro ahantu yatangiye ntekereza ko dusoma muri Bibiliya, ubukwe bwarabaye Kana ngo baranywa ibirori, ariko bigeze aho abantu bakinyotewe ibintu birashira, ibinyobwa birarangira, nuko birabacanga birabayobera. Ariko mu kubayobera umuntu waragize yerekwa cyane avuga ati ariko reka mbabwire, uyu mwana witwa Yesu ni munyemerera ikintu ababwira mu gikore. Arangije ngo arababwira ngo nibagende ngo bavome ngo amazi ngo bazana aho ngaho. Nuko ngo baraza bavoma amazi bashyira aho ngaho, ngo arababwira ngo nimudahe muhereza abantu. Uwo mwanya ngo baradaha banyweye bumva ngo biryoshye kuruta ibyo bahoze banywa. Tugire gutya umwami wacu ahabwe icyubahiro. Hanyuma kumubona, kureba Yesu amaso ku maso gusa byari ibintu binejeje. Ahamagara ba Petero nihuta, ntago bateganyaga ko Yesu azapfa. Babonaga akomeye mu giterane, inzara yaza ati mukora imigati, bati ni mike ati muyibahereze, bakabona barariye byanze gushira. Bakagera ahantu ati rwose hari umuntu urembye byanze byayoberanye, akahagera buriya bahari n'ababaga bapinga, hakavuga utuntu duke gusa bakabona arahagurutse arakize, bati oya uyu tuzagendana nawe kabisa. Bamaze kumenya kuntu agira imbaraga, muribuka ko kwa Lazaro yararwaye, ariko bashike baravuga ati wapi dupfa kwa dufite inshuti yacu Yesu, Lazaro ntacyo kibaye. Bamutumyeho yanga kuza, barongera yanga kuza, ngo bagahamagara agasibira, bakagenda bagira ubwoba. Arinda ava mu mwuka we, avuye mu mwuka bati ko nta dukorera isoni, ko twari tuzi ko rwose Yesu ashobora kuza kugira icyo ubu nta tumwaje. Umunsi wa mbere yapfuye ngo Yesu yanga no kuza, n'uwa kabiri Yesu yanga no kuza, n'uwa gatatu Yesu yanga no kuza, yizira ngo ku munsi ngira ngo wa kane. Ahageze rero uburumva ibyifuzo byo gukira byo kwa Lazaro, murabizi ko byo byari byamaze kurangira, ntago babibaraga. Byifuzo byo gukira kwa Lazaro ntago babibaraga, ahubwo bumvaga ari amakuru, baramuha amakuru ko byagenze, ko yaboze byashize. Noneho Yesu agarura ikiganiro cy'ukuntu ashobora kugira ikintu akora. Batangira kuvuga ati oya byihorere, aranuka, byararangiye. Tugire gutya Yesu tumushimire. Kuri Yesu ntibirangira. Hanyuma murabizi ko yagiye akavuga ati Lazaro haguruka usohoke. Harahaguruka induru ziravuga ibintu birakomera, bakabatwa. Abagenda nawe bose baravuga ati dufite umwami tuzamugumaho. Hanyuma Yesu ari kugera mu gihe cye cya nyuma, niko areba, yagiraga arareba ntiyerekwa. Areba ba Petero aravuga ati nyamara nubwo bisa gutya mwiringi tukiri kumwe byari sawa, ariko ngiye kugenda muracikamo igikuba ndabireba, nta mbaraga mufite. Imbaraga mufite n'izuko turi kumwe, n'izuko tugendana. Hanyuma niko kubabwira ati nyamara mushaka musenge, ndabona Satani yabagerageje kugira ngo abagosore, yabonaga ko mbega ibintu nuko. Hanyuma ngira ngo tubihuriyeho nukibukiranya, twese turasoma tubiziranyeho ko nubundi Yesu akimara gufatwa, Petero nyine yabaye mu bambere koko mu bari bashatse gutabara. Agira akantu k'ingorane mu byo yari yarize, ahitana ugutwe kumwe mu bari baje kugirira nabi Yesu. Mu bugizi bwa neza bwa Yesu nawe nguru gutwi ngo abigisha bavuga ko ngo yagutoraguye akagusubizaho, ariko isomye ubona ko ngo yakozeho ugutwi kurasubirana. Petero abona ko urugamba yarwanaga rutari rworoshye, abona ntibyoroshye, abona baramusingiye, abona birakunze, singiye ukuntu mbega Yuda ari wamugambaniye nyine ibyo murabizi. Abona Petero abona birakunze, abona baramushoboye, aravuga ati zambaraga zakoraga ubu zigiye. Nawe neza biramurangiranye, atangira kumugendera kure kandi yari yararahiye. Ariko dushimire Kristo, ni umwami mwiza, ntago yazukanye inzigo. Mana yacu nishimwe. Hanyuma nyina mugendera kure. Cyo nashatse kuvuga nihuta, yaramwihakanye. Iyo avuga aya magambo ntekereza Petero na ryagabo rye, n'ukuntu yabazaga ibibazo, n'ukuntu yabaga ari mu mwanya igihe cyose amuri hafi yiteguye kurwana.
ariko Yesu yari yamubwiye atumva wari ukwiye gukomera kuko nugwa n'abandi baragukurikira. Birangira nyiramwihakanye gatatu, kandi ubwo Yesu yari mu kaga ariko amureba ijisho aravuga ati sinabikubwiye. Yarabaye nk'abati sinabikubwiye, bari baziranye. Ararahagura arasohoka aravuga ati ndagaragaye. Biramucanga, ariko icyo gukora nticyari gihari, nawe ntiwamurenganya, nta mbaraga yari afite. Na Yesu kandi yarabizi ko nta mbaraga afite. Narivuze ngo intego, impamvu numvise iri teraniro nabibutsa kwifuza umwuka wera. Mu yandi magambo mbabwira ngo umwuka wera arakenewe. Ntago bampa umwanya bambwiye intego, numvise intego ikintu umwuka wera yazanye mu mutima wanjye ari ukukubwira ngo umwuka wera arakenewe. Hanyuma muri iki ubu buzima duhagazemo, nashaka kukubwira ngo ikimenyetso kigaragaza ko nta mbaraga ufite umwuka wera akenewe. Ubundi twariye ni sawa, utaha umugore ati sheri, ati inkweto nkukuriremo, ati amasogisi se akabangukana udukama mbiri, ati noneho se uko ndeba unaniwe urabanza iki, ese n'utubuto, ise ni ibiki? Nuko nyine Yesu uri kumureba. Umunsi uzaza ntibikorwe bigatandukana n'ibyo wabonaga, akakubwira tumva amazi uyihereze nibyo byo kwikuramo inkweto pose nakubyaye. Uti ko nani atura amazi, utari kurabona ntashonje, wajya ukabyasingiye biriya. Kandi muri ibi mvuga kuko mpamya ko ubundi si twe twivugisha, ntibishoboka. Ugira ngo nge navuga nkabishobora, Mugabe Emmanuel wo kwabaributsa mu bantu bangana uku nabishobora, nge sinabishobora. Ntago nge nabishobora. Ibi mvuga birimo nibwo bimenyekana. Impamvu yatumye ukubita umugore kandi utarabigiraga nicyo kigaragaza ko buriya nta mbaraga. Hanyuma cyokora turashimira Kristo nuko aragenda ngo ararira, arasohoka nyine. Ibyakurikira muri ko Yesu yarapfuye, arazuka ku munsi wa gatatu, ariko kuko yaraza aho asize mana abantu yari yarahamagaye basize bamwaye, murabizi ko akimara gupfa basigaye bamwaye basigara basebye, birabacanga, baratatana. Abadamu bamwe cyokora bagira ubutwari bakajya gusura imva, nuko nyine batinyutse bakeya. Yesu atangira kugenda ngo abiyereka, amara iminsi 40 abiyereka, ariko nyine nuko arangije nyuma ku munsi wa nyuma ngira ngo hafi aho ngaho nibwo yabasanze bari kuroba barasubiye inyuma. Ba Petero mbega barongeye kwambara ibicocero. Man, nta mbaraga. Umwuka wera arakenewe barokore. Mukanya gato ndinjira mu kantu gato nongere kubabwira imirimo y'umwuka wera ho gake. Hanyuma nibutsa aho yabasanze, numva Kristo ndamukunze, Imana ishimwe. Basanga ku nyanja ngo baraye baroba, bafite inzara, bafite inyota, byabacanze byabayobeye. Aravuga ati ariko bite mufite ikintu kurya? Bati wa mugabo we, ntibari bamenye ko ari nawe. Wa mugabo uravuga ngo dufite icyo kurya zura. Ati kuva ijoro ryose, kandi urabizi ko amafi afatwa nijoro, twaraye turoba budukereyeho, dore igitondo kirabaye. Mu nshundura habe n'urushonzi rwagiyemo, habe n'ururagara rwagiyemo. Arababwira ati none se, ati nimwongere muzigura inshundura. Barareba ati ariko si uyu mugabo buriya rero uwahiriye mu nzu ntadapfunda imitwe. Arabati reka dupfe kuri ati ngaho nimujugunya hari iburyo, ngo barajugunya amafi ngo arabyigana. Yewe we ngo ubwato inshundura iruzura, barayora bashyira mu bwato buruzura, bahamagara na bene babo hakurya ati nimudutabare, bazana ubundi bwato nabwo buruzura. Nibwo Petero yagize yerekwa aravuga ati uyu ntasanzwe, ni wa wundi twahuye cyagiye. Ikiriza ngo amen. Aravuga ati Yesu uvaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Akomeza kongera guca bugufi, kandi gato y'iminsi 40 igeze arongera arabacika. Akigenda ariko baravuga ati mwibuke nta ducitse bwa kabiri, ariko aratubwiye ngo tugenda tugiye Yerusalemu. Yaravuze ngo tugiye Yerusalemu, nubwoba niki ngo baragenda bagiye Yerusalemu. Bakihagera batangira ngo gusubira. Umwigisha umwe aratubwiye ngo batangiye gusubira
ukuntu bagiye babibigwari. Petero ati sha ninjye wabiteye ko musubira inyuma. Umwe akavuga ati sha uribuka ukuntu yambwiraga ngo nzamwihakana. Atuze ukuntu nihakanye narangiza nkavuga ngo ati nkumva mbaye ikigwari we. Ati narasebye ariko ubundi bari bategereje ikintu batazi ngo ni imbaraga. Hanyuma hano insomye Petero yagize ubutwara agatangira guhamya. Gato Umwuka Wera yaramanutse, umuriro uramanuka, buzura Umwuka Wera, bose baratinyuka, barahumuka, barakomera, barasohoka, batangira kubwiriza ubutumwa, batinyuka ibintu batinyaga, barakomera, bagira imbaraga. Ejo ku igaburo ryera natanze ubuhamya bw'umuntu umwe twigeze kugira ibihe ahantu nigeze kuba, bantu buzura Umwuka Wera, Umwuka Wera aramanuka, Umwuka Wera asanga umuntu umwe, umudamu yari afite ikintu gikarishye utapfa kumenya, ariko yari yarashakanye n'umuntu na sheri we, ariko bashakana twite, abyaye umwana amwitirira ngo wamushatse. Nta wundi muntu wari ubizi ku isi uretse we n'umugabo wamuteye inda, kuko bari babiziranyeho ko atwite, ariko ryari ibanga. Umwuka Wera amanutse agira imbaraga zikomeye, ijwi rimubwira ko ataratura icyo kintu atazajya mu ijuru. Si ikintu cyoroshye umwana yari amaze gukura kujya kubwira se w'umwana ngo uwo mwana w'imfura si uwabo. Umwuka Wera aje aratinyuka, aramuhamagara, yari mu kazi ahantu kure, ati ndagushaka, aza mu rugo, asaba uruhushya, aza mu rugo, amupfukama imbere, aramubwira ati ndashaka ijuru, ndashaka ubugingo buhoraho. Burya wabagaho nta mugore wari ufite, ariko Imana ubu tuvugana amagambo ngiye kukubwira nagaragaza ko yangize umugore noneho wawe. Ndakweruriye, wanyica, wanyirukana, mpamye hamwe aho kubura ubugingo. Aramubwira ati uriya mwana w'imfura wari ufite si uwawe. Undi ati nkwikubise imbere mbabarira. Aramubwira ati ni iki gitumye ukora ibyo ngibyo? Aramubwira ati nakijijwe, narakijijwe buriya. Yaravuze ndi nakijijwe. Ati ntusanzwe ukijijwe se? Atoya, sinari nkijijwe kuko nakubeshya ikintu, ariko sheri nabitewe no kugukunda, wandambagije icyo kintu nyifite byihuta vuba, ndakwemera, nsanga nkikubwira uranshika, ariko nsanze Imana noneho yamerera nabi, aho kugira ngo mbure ubugingo naguhomba. Kubera imbaraga z'Umwuka Wera, Imana irwanira abantu bayo, isanga wa mupapa imwumvisha ko ahubwo ari bwagize umugore, amufata mu mutwe no mu bitugu, aramubwira, yaramupfukamye imbere, aramubwira ngo mva nkubwire, ndashimira Imana ahubwo ko ari bwo mbonye umugore, kuko hari n'abandi babikorera abandi ntibabivuge bakabana batyo, none urabimbwiye, kandi ubwo bimbwiye buriya ntibirizongera. Nukuri ndakubabariye mugore wanjye, ahubwo icyo nkusabye umwana ntazamenye ko ntari se. Icyo ni ikintu nahagazeho. Ndashimira Kristo, natangiye mvuga ngo ndashima Imana ko twagize amahirwe tukamenya ibi bintu byitwa gakiza. Nababwiye ngo nitwa Mugabo Emmanuel, ndashimira Kristo. Ubu rero ngize imyaka 50. Abantu ngo iyo bagenda bakura ngo bumva ngo ubwo ngo bashaje, yewe nge 50 ndumva ngewe ndi umuntu w'umugabo, nshima Imana ko ndamye ngize 50 yose. Impamvu ibintu by'agakiza rero nge mbivuga nkumva ndabivuze, narabibonye. Ntuye ikanyinya, ni hano hakurya mu murenge wa Kanyinya, akarere ka Nyarugenge, hahoze ari Shyorongi, hejuru ya Kinyoni, aha mu Gatenga sikure, ndahamye ko tuhazi. Mperutse no kumenya ko hari mama wacu hano hepfo mu Gatenga nanamusuye. Reka mvuge ubuhamya nk'iminota 7. Ahantu ngeze bwa mbere kenshi nkunda kubivuga ibi bintu. Uyu Yesu mvuga njyewe naramubonye, ngiruka nagiye guca akenge kumwe umwana ashaka guca akenge, nsanga ntago ngira ababyeyi, cyokora nsanga hari papa n'abadamu yirukanye nka 3 hari nzi 2 ariko neza. Uwa mbere icyo muziho yarankubitaga byo mu rwego rwo hejuru, akanshira mu maso amacanshwe y'ubugoro, kanshira mu maso amacanshwe y'ubugoro, kankubita byo mu rwego rwo hejuru. Ntago nari nzi kurya, kandi buriya cyaye ibiryo ntibyaburaga, wenda nta mafiriti yabagaho, wenda yabagaho ariko twe ntitwari tuyazi. Ariko ubundi ntago imbijumba n'ibishyimbo n'imyumbati byaburaga, n'ubugari ntago bene ibyo bintu byaburaga, n'ibidegede ku musozi byabaga bihari, mu nkuka ntawagurishaga ibidegede.
kurya kwanjye byari intambara, mu guca akenge nsanga nuko bimeze, nibwo buzima. Nuko nyine umugore wa mbere papa aramwirukana, haza undi, wa kabiri we ntiyankubise ariko yanyicishije ikintu bita inzara. Uko ngenda ntera gatambwe ngira inkovu hano mu gahanga. Ntimugire ngo iyi nkovu ntago nigeze mba umusiramu, ahubwo ni igihunda. Igihunda ntago mwakimenya, abantu bakuru nibo bakimenya. Igihunda abasaza barabizi igihunda, ariko abantu bato ntago bamwe igihunda. Ni papa nkubise igihunda mu mutwe anziza ngo nibye ibiryo by'umwana, iyi nkovu. Hanyuma ubwo nyina ni imiruho y'ifyo ngiyo. Hanyuma mu kugenda negera juru ni mu miruho nyine, ni mu miruho. Igikomeye cyari mu rugo iwacu, mu muryango wacu habagamo abasazi batatu. Ba data wacu babiri na masenge umwe bari abasazi. Abasazi nyabo biruka ku musozi bakabafata bakabizirika, bambara ubusa, batiyogoshesha imisatsi ikamanuka ikagera ku kibuno, ibintu biboshye ukuntu byiboshye. Nihuta rero, ubundi buhamya ngira ni bwinshi, bwaba ari umwanya muremure kandi ni iminota itagera ku 10 nshaka kubuvugamo. Nshaka kuvuga ibintu bita gakiza. Mu rugo bararaguzaga mu bapfumu batandukanye. Nanjye nigeze gushorera ihene y'isekurume ndi umwana kandi nanjye udashoboye, mperekeza papa. Ubwo no kuvuga ngo data wacu babiri baramaze gupfa na masenge amaze gupfa. Ikigaragara ngo bari abadayimoni, ngo bagomba kutwica bakaturangiza. Papa nawe bamaze kumwataka, haza umudamu ngo amujyana ku mupfumu kaze. Aho niho twagiye, ngenda mpirimana ihene umunsi wose, bunyiriraho ihene. Ku bantu babizi, uragenda nayo yaruha igahagarara, ugakurura yarekura nkagwana nayo. Abapfumu n'abana babi. Ikintu cyambabaje, twagezeyo n'ukuri ntibashima, nta n'uwampaye n'akajumba, nta n'utuzi. Inzara yaranyishe, ahubwo papa birwamugaraguza agati akicara agatsinda kabero, yaruha yahindukira ngo yicaye nabi, agize aravuga ngo ariko mana ngo amagara arasaza koko, bati nkoko baramukubise. Dushimira Yesu, twagize Imana tuva mu buretwa bwa shitani. Iyo mvuze ibi ndakomera nkavuga nti Imana ndagushimiye, nta kintu cyanyeganyeza ngo ngikure nk'umwami wanjye, ngo wenda ngo banyirukanye mu nzu, ngo umuntu aransuzuguye, ngo umuntu ngo woya. Turashimira Kristo wadukemure twabwo badayimoni. Aho rero niho noneho ngo kugira ngo badukagire bazanye nyabingi mu rugo. Ubwo abana barashize njya kuba kwa nyogokuru, ntangiye nari ngeze mu wa gatanu. Njya kuba kwa nyogokuru, papa yubatse urugo rwe, nanjye mba kwa nyogokuru, ari njye ubana nyogokuru njyenyine, n'abandi bose barashize. Aho rero bazana uruhimbi rwa nyabingi kwa nyogokuru ngo biturinde, no kwa papa bajyana y'urundi. Ubwo kwa nyogokuru hari uruhimbi rwa nyabingi, ubwo ni itsinda ry'abadayimoni ngo rigomba kuturinda nepfyo bahari. None ikibazo bamaze kuhagera, data wacu wari usigaye abarapfuye. Umutima wanjye urabana, ndavuga nti Mana, numvaga mvuga nti ubu turashize koko, nkareba nkabona turashize, nkabona ninjye muhungu usigaye ninjye ugiye gukurikira, ngumva ntinye gupfa we, nkumva we nariko koko Imana yamfashe tukabona umupfumu uzi gukagira rwose, akaduha ibintu biturinda. Gukagira rero mwe abato ntimwabimenya, mbega ni nk'uburinzi mu yandi magambo. Hanyuma nihute, kintu nshimira Kristo, haje abantu bavuga ubutumwa ahantu irutonde. Abantu bino ko mucuruzi birutonde ntimuhazi, irutonde ku mashuri ubu hasigaye hitwa abantu bahubaka bavuga ko ari Nyabyondo, nicyo cyitiriro bahita. Abantu baza kuvuga ubutumwa, burya n'ubwana bw'uburara bwirwa bubungera ntibubura ibintu. Ubugoma buvuze turagenda tujyayo. Abantu baririmba neza nk'uko baririmbyi baririmbaga, bararirimba bavuga ijambo ry'Imana. Buri Imana igushaka sinzi ukuntu ibigenza. Hanyuma mpava mbikunze, ariko nta kintu nakuyemo. Ntabwo namenye biva niyo bijya, ariko mpava nkunze abantu baririmba gutyo bateye uko ngo iryo dini mbaririzaho hariho aho abo bantu baturuka. Menya ko bari mu gaseke, ntago byanga bino gano habura umuntu uzi mu gaseke. Menya ko bari mu gaseke, nkigerayo mpasanga umushumba witwa Natani, ubu nyine yabaga imusasa.
nini yabaga iruri niho yari umushumba, avuza ingoma akavugiramo indimi. Mujye muvuga indimi nta kintu bitwaye, Umwuka Wera arakenewe. Avuza ingoma akavugiramo indimi, korari karirimba ijuru rikamanuka, nkavuga nti ndashimye, ndumirwa neza numva ibintu birirukanka. Nuko umwigisha agezeho rero avuga ukuntu Imana ifite ifuhe ry'ukuntu hano mu rusengero ngo harimo abantu bafite ibigirwamana, bafite impigi, bafite ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Numva bisa n'ibyo ari kuvuga bibi wacu. Arangije banga guhaguruka, aravuga ati nkawe uburondozi bwaremeraga nk'ubu. Hari igihe nanjye haragiye Imana ijya imfasha hagira akantu mbona, ariko ntibyemewe kubona ikintu gikaza wabivuga. Oya, turaguhugura nyine ariko tutagukojeje isoni. Icyo gihe rero ubwo ntabwo ariko byagendaga. Abivuze ngo yiwe ngo ndabifite, mbona nabyerekanye. Nundi babaye benshi rero, nabona imbaraga z'Imana. Twarasenze mu rusengero, imbaraga z'Imana ziramanuka, umuriro w'Imana wamanuka. Kumwe mu bizi kwa Panekote mu gusoza bavuga ko hagiye kuba ibirori byo kubitwika. Izi gahunda ntabwo zabagaho icyo gihe, ahubwo twasozaga iteraniro rimwe ryonyine ryasozaga nka 10:00, tukirwa tugenda tuzura Umwuka Wera mu nzira n'utugoma nuko. Murabibuka abo hambere mu Rwanda. Hanyuma atawe Kristo ndagushimiye nanone. Hanyuma ikintu ndaboneye ko bya bintu bikaze, barasohoka bajya kubitwika. Bimwe bigaturika, ibindi bikanga gushya, bagasenga bigashya kubera amasengesho. Ntaha mvuga ntaha hantu niho hari ikintu cyakagira umuntu bigakunda. Nasubiyeho bwa kabiri nibwo namenye ibintu bavuga ibyari byo, menya ko kugira ngo umuntu agire izo mbaraga yihana ibyaha. Nta byaha by'ibitangaza nari mfite, ariko mwiyo nzara mu buzima kugira ngo mbashe kubaho, najyaga mu mirima y'abandi nkiba nk'igiti cy'umwumbati kimwe. Yari yo guhekenya, si yari yo kugurisha. Nkagenda nkahekenya na mukumva mpaze suguhaga, wahekenya imyumbati ugahaga. Nkajya mu bihuru nkanywa amazi pfiyo, hanyuma nyine indi nkayihisha mu gisambu, nkazajya kwihekenya ejo cyangwa ejo bundi. Aho inanasi nkagenda nkayihitana, aho ibigori biri ukagenda ukangiza ukarya imisigati. Bwabaga ari ubwo buzima. Nibyo nihana neza, ndetse Umwuka aransanga mfata umwanzuro, ndagenda nkajya gusaba imbabazi aho nangirije ibigori. Nkagenda nti ninjye wabangirizaga ibigori, nkagenda nti ninjye wibaga amapera, nkagenda nsabi urugo kurundi. Ntawangira inama n'Umwuka Wera, ariko yashaka kunkomeza neza. Iyo ushaka izo mbaraga wihana neza. Nihuse nsoza sinzi ukuntu byagenze, ngira imbaraga zidasanzwe. Umwuka Wera aramanukira, ijwi rirambwira ngo ubana n'ibigirwamana mu nzu. Kandi ubwo kwanya rwitwaga urugo rwanjye. Umwuka ntegeka ko ngenda nkajya kubisenya. Nsoza imbaraga z'Imana zaramanutse, ndagenda njye ubwanjye natakurimbirwa dayimoni. Ndasenga, maze gusenya inyiga mfata ibinyuguri ndabimena, ibintu bw'ubucuma ndabumena, ubuntu bw'ubweso ndabumena. Aha ndahakubura, yabaga ari inzu ingana iki, akazu k'ibyatsi kangana urwara. Ndanyanyagiza. Nyogokuru ati mwana wanjye urapfuye, ababyeyi urabacokoje. Ntago ari ababyeyi, dufite Imana iri hejuru y'ibintu byose. Narabaze kumenya ko hariho Imana. Ndabisenya, maze kubisenya hari ku cyumweru mu gitondo njya gusenga mu Rwintare. Niho twari tumaze kugera, hari urwibutso, ntimwahayoberwa mu Rwintare hari urwibutso. Buriya ruri urwibutso aho ruri hari urusengero twasengeragamo, rwabereyemo ibikorwa bibi bya jenoside, abantu biciramo abantu. Birangije nyine hahinduka urwibutso, ntihasubira urusengero. Nicyo cyabiteye buriya. Njya gusenga nshima Imana, abantu buzura Umwuka Wera. Ntaje nsanga batumije umupfumu ngo ibintu byakomeye, ngo ibintu byadogereye. Nkihagera nshaka kugira koba, numva imbaraga ziramanutse, numva ndakomeye. Mpita ndimo ngo aramwaye Satani ntagira intebe mu ijuru, aramwaye Satani numva mpise ngira imbaraga, numva ndakomeye. Hanyuma arangije aravuga ngo harye ngo abasengeraye, ngo ni muri ba bantu babasazi. Nuko ahita babwira ngo, aravuga ngo bene abo turabazi. Ahita agenda adasezeye. Dushimire Kristo. Si ibyo gusa, no mu gace hari ibindi byagiye biba. Ikintu gitangaje, bahise bavuga ko nshobora kutazabyara. Ndashimira Imana, mbyaye imbyaro 8, hagiye umwe, dufite 7. Ngira abana bakuru. Ndashimira Kristo, umuntu wari umeze ityo Imana yabanye nanjye. Ngurumva ngira amahirwe yo gutera utuntu tw'udutambwe. Nanyonze igare, nzi kogosha. Ubu nta muntu uzi nogosha irwahi. Nanyonze igare tunyongera veni, ntwara moto ntagira perimi. Mana ishobora ibintu byose we. Nahingiye 70. Yewe data wa twese we. Yewe. Nacuruza udusamaki ku mutwe. Nacuruje ibyibo. Mana ishobora ibintu byose. Nuko
nuko rero nuko ndagenda njya kwiga imodoka, mbona perimi, ntunga n'imodoka, n'ubu ndacyayitunze, nzi no gutwara imodoka, hazenguruka i Kigali, tugira gutya Yesu ahabwe icyubahiro. Umwuka Wera arakenewe, Umwuka Wera arakenewe. Ayiwe, Umwuka Wera arakenewe, Umwuka Wera Umwuka Wera arakenewe, Umwuka Wera ayiwe, Umwuka Wera arakenewe, Umwuka Wera arakenewe. Haleluya. Ndababwira rero barokore beza, gukizwa bibaho. Ndacyakijijwe, ndi umupasiteri, ariko icyo mpagaciro si titire adeperi yampaye, icyo mpagaciro ni imbaraga z'Imana ziba muri twe. Mushumba yambwira tugiye kwigisha, niko ntari mbizi, ntimirya kabiri. Umwuka Wera arambwira ngo ubwo uratinye. Ndamubwira nguriya nimitamuga ntimusho mu mwanya. Simba nje kwiyamamaza, ni ukuvuga iyo twabonye. Niyo twabonye. Kandi singira ngo mbicyamamare, woya, kwabaributsa nta cyamamare cyavayo. Kristo atamamajwe. Turashimira Kristo. Mana ishimwe. Hanyuma makuru mfite, ndashoje. Makuru mfite barokore bene data. Turashimira Kristo ko twateranye. Inyungu ikomeye wakuraha ni ukwihana ibyaha. Niyo nyungu ikomeye kuruta kureba ko aririmba neza. Buriya ntimurareba neza. Kuruta ko aririmba neza. Inyungu ikomeye ni ukwihana ibyaha. Kugira ngo nshobore ibyo, nuko nabanje nkareka ibyaha nabaga mfite. Hano musho, reka mvuge umuntu umwe uba hano. Mukesha ni president wa korali yihe? Uriya ni uwiwacu. Ni uwiwacu. Twarabanye, ni inshuti yanjye, twarasenganye. Aya makuru arayazi. Imana nibaho umugisha. Ndagira ngo rero bene data barokore beza, umuntu ushaka kwihana akava mu byaha, uwaguye agasubira inyuma, nyemerera duhaguruke dusengane Imana. Hanyuma nyuma yaho ndasenga nenginga Imana ngo idukumbuze kugira Umwuka Wera, kuko ubu sinabwira Imana ngo batiza abantu Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera birategurwa. Imana nibaho umugisha. Namaze kumenya ko buriya ngo iyo twagize graduation, twakoze ubukwe bwiza, mbega twacyuje ubukwe, twahanye inka mu ijuru ngo ntibabibona.